mwari mubizi yuko abashakashatsi bagera kuri 4 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza aka kanya bageze ku isi n'urugendo bamazemo iminsi berekeza ku kwezi, aho bari bafite urugendo rwo kugenda bakareba inyuma y'ukwezi, bakareba no ku kwezi ese ubuzima burashoboka barebye ukuntu bimeze, barebye uko ubuzima bushoboka natwe bazatwimura tukajya guturayo, nubwo wenda guturayo ari akayabo k'amadolari menshi cyane, ariko ni iby'ingenzi cyane yuko isi igira ubumenyi. Rero nkawe ukurikiye Wasam TV Show, reka tukubwire ngo aka kanya bamaze kugera ku isi, bamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba ukurikiye iki kiganiro neza uri kugenda ubona amafoto yabo, nk'uko twakoze ikiganiro tukababwira tuti aba bashakashatsi bagiye uko ari 4, hagiye harimo umugore umwe, harimo abandi bagabo 3, ariko harimo n'umwirabura ufite uruhu rumeze nk'urwacu. Abo ngabo rero bubahirije icyo bita gender balance. Abantu bakavuga bati ese ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragiye mu kwezi mu myaka 53 yari ishize, bongeye gusubiraho gukora iki? Ese babonye none tekinike yo kujya, murabizi yuko mu kiganiro cy'ubushize twababwiye yuko hari abantu benshi cyane bavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahimbye icyo kinyoma kugira ngo zemeze abantu yuko zifite tekinoloji, ariko abantu baza kuba batabyemera neza, ariko noneho ibi ngibi babyemeye. Ni abaherutse rero kujya mu isanzure bagarutse ku isi nyuma yo kugenda ibirometero birenga 1 miliyoni. Kilometero imwe, mwibuke ko bana biga ibintu by'imibare bakonvatinga kilometero imwe gusa ingana na metero 1000. Metero zo najyaga mbona henshi bajya kugabana amasambu ukabona bateye pate ku gati runaka, bapimye igiti bakagenda batera. Nawe ibaze kilometero 1 miliyoni. Ibi ni ibirometero byose bagenze kugira ngo bajye ku kwezi. Uri kumva ko n'urugendo rutari rworoshye. N'abahanga rero bari muri urwo rugendo, aho bakomeje kutwoherereza amafoto, kubera yuko nubwo ari bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko natwe byagendaga bitugeraho, kandi ni iterambere rya muntu. Nanone nitwe nk'aba bantu gatishimira iterambere rya bagenzi babo, ngo niba barabagiye usitwe ekada. Niba undi yageze ku iterambere, umva ko nawe uri mwene Adamu wishimira iterambere yagezemo. Uru rugendo rero rwongeye kubaho nyuma y'imyaka igera muri 53 yose Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi zitangaje zivuga yuko zagiye ku kwezi. Ni imyaka igera muri 50 irenga. Rero rwakozwe n'aba bahanga bakurikira, reka twongeye tugasubiremo nubwo mu kiganiro cy'ubushize twari twavuze, no witwa Reid Wiseman, Victor Glover, Christine Koch ndetse na Jeremy Hausen. Abo ngabo akaba aribo bagiyeyo, kandi aba ngabo bose bagiyeyo nagaruko ari abanyamerika bose, nagara bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose, ahubwo murabizi yuko hari harimo n'umugabo umwe wo mu gihugu cya Canada. Icyo cyogajuru rero cyahagurutse ku isi, kiragenda cyahagurutse ku isi, kiragenda kijya ku kwezi, gikora ibyo byakijyanye, ndetse kiri kugaruka ku isi cyaguye mu nyanja ya Pasifika muri San Diego kuri uyu wa gatanu saa 2:07 za mu gitondo. Ubundi rero andi mato za nimugoroba, ubundi rero andi mato ndetse n'indege byo kujya kubakira bihita bijya kubasanganira kugira ngo nyine bibakure muri ayo mazi. Nk'uko rero ari ibisanzwe n'ubundi igicyogajuru kiri kuva mu kirere ntabwo kiza ngo kibonde ku isi, ahubwo bafite icyo bita parachute ubwo turaza kubyita mu kinyarwanda babyita umutaka, cyangwa se umutaka w'abasirikare nyine w'abaparakomando. Bamanukiye muri parachute bahita bagwa muri Pasifika, ariho indege ndetse n'andi mato menshi cyane by'abanyamerika byari bibategereje kugira ngo bijye kubakira. Ubwo rero icyogajuru cyari kigaruye abakerarugendo, twabita abakerarugendo cyangwa se abashakashatsi, bakomewe amashyi menshi cyane yuko ari amateka yongeye kwandikwa mu buzima bw'ikiremwa muntu.
umuntu yerekanaga yuko rwose afite ubushobozi bukomeye. Ni amateka yaraherutse mu myaka irenga 50. Bagarutse rero ku isi nyuma yo gukora urugendo rw'ibirometero birenga miliyoni 1 n'igice kimwe rwo kuva ku isi berekeza ku isanzure ndetse n'urwo kugaruka berekeza n'ubundi ku isi n'abantu batashye. Niba uri kureba amafoto neza uri kureba parachute 3, izo ngizo zirimo abantu 3 bamanukiye muri kiriya cyogajuru cya Artemis 2. Bakimara rero kugera ku isi bahise bajya gukorerwa isuzuma ku buzima bwabo, aho rero abahanga ndetse babaganga bari bakomeye cyane bemeje ko nta kibazo na gitoya aba bombi bafite, nta kibazo na gitoya aba bombi bafite, ngo bitewe nuko bagiye mu kirere bakongera bakagaruka, ahubwo bameze neza cyane, ndetse ko bahagaze neza, bahagaze bwuma bya bindi bya Kinyarwanda rero kurenza uko bari bameze nuko bari bugiye. No kuvuga ngo iyo abantu bajya kujya mu kwezi cyangwa se bajya kujya mu isanzure, hari n'abajya kujya mu ndege, ari usibye n'indege n'imodoka, n'abajya mu modoka. Nawe ushobora kuba uri kumva iki kiganiro ujya mu modoka ukaruka. Ubuzima wajyanye mu modoka saba ari bwo ubuzima uvana mu modoka. Rero nabo bari bari gusuzumwa ubuzima bwabo uko bwifashe nyuma yo kuva mu isanzure, niba koko bumeze neza cyangwa se butameze neza nuko bimeze. Muri ubu butumwa rero bwateguwe n'ikigo cy'abanyamerika cy'ubumenyi bw'isanzure NASA, ariko benshi bakunze kuvuga NASA, byose ni ibintu sinonime cyangwa se impuzanyito, byose birakoreshwa. Hagaragajwe rero amashusho y'ukwezi ndetse n'imiterere yako, ndetse n'uburyo giteganye n'isi cyane, n'uburyo uku kwezi kuba guteganye n'isi. Ubu butumwa rero bwakozwe n'abahanga bakomeye cyane b'abanyamerika ndetse n'umunyakanada umwe, bwari bugamije kujya gusuzuma ibikikije ukwezi ndetse n'intambwe ya mbere yo kwiga uburyo abantu cyangwa se aha hantu abantu bashobora kuba bajya kugira gute, bajya kuhatura, ubundi abantu bakajya bimuka. Nk'uko ujya kumva umunyarwanda yavuze ati nzajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukajya wumva n'umunyarwanda yavuze ngo ejo nzajya mu kwezi. Niba hari utuntu turyoha tubayo ukaba wanamutuma, nicyo ngicyo isi igamije. Subscribe reka twubwire yuko ari ingenzi cyane. Naho iyi ngiyo ni Wasam TV Show. Icyo usabwa gusa ni cya kintu ni gukora subscribe kugira ngo tujye tugera mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki. Iyi ni Wasam TV Show. Ugire ibihe byiza.